muze turebe iyi nkuru. Nuko umugabo n'umugore bari kumwe, umugore abaza umugabo, ese sheri wanjye nta kintu ubona nahindutseho koko kweri? Umugabo nawe ati oya pe, urasa neza, umeze neza pe. Umugore ati kuki utanyitaho koko? Ntabwo ubibona ko nsa nabi? Umusatsi wanjye urajagaraye, ntabwo ujya unyitaho, ntabwo nzi impamvu twabanye twashakanye, urambabaje pe. Umugabo nawe akomeza kwensista avuga ati ni ukuri pe, urasa neza, uri igitangaza. Umugore nuko baramucitse. Umugabo nawe asigara yibaza ati ese mana yanjye noneho habaye iki? Umusatsi we pe urasa neza, niki cyabaye? Umugabo amusanga mu cyumba ngayo ngoko. Umugabo aramubaza ati habaye iki? Habaye iki? Nicyo ushaka kumvuga cyabaye kuri wowe ku musatsi wawe ko mbona usa neza? Umugore ahita amubwira ati nkeneye amafaranga yo kujya muri salo pe, nshaka gusa neza, ibyo urimo byo kutanyitaho ntabyo mbona, nta n'ibyo nshaka kumenya. Umugabo ahita amubwira ati ese urabona twakura amafaranga, kubona ko imodoka yacu yakoze impanuka, ko dukeneye kuyikoresha, ko yashwanyaguritse koko, nta mafaranga nabona yo kuguhanga ujye muri salo. Umugore nawe ati are you crazy? Uri umusazi, uri igicucu, nta soni. Iki shaka amafaranga yo kujya muri salo, ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubyumva pe. Imodoka ni ikibazo cyayo, n'umusatsi wanjye ni ikibazo cyawo, ntabwo ibibazo bibiri bihura. Umugabo aba amuhaye kadi iriho amafaranga ati ngaho genda uyikoreshe. Umugore nawe ahita amubwira ati okay, ndaje nege taxi voiture. Umugabo atangira kwibaza ati taxi voiture irahenda, nako ni nyine ngo yabikoze. Umugore aba irahageze taxi voiture, aba yinjiyemo baragenda. Ikiganiro rero yagiranye n'umu taximan nicyo, umeze neza. Umu taximan yashoje Mia, umukobwa yitwa Mia, ati Mia bite, umeze neza? Umugore ati wapi pe, nabyuze nserera n'umugabo wanjye ntabwo bimeze neza. Umugabo nawe ahita amusubiza uyu mutaximan ati rwose ndabibona warakaye, atari ko humura, ubwo twabaye turi kumwe nta kibazo uribuze kugira rwose. Ati atubone nsaba umugabo wanjye amafaranga yo gukoresha umusatsi anura ibindi bibazo koko, kandi nanjye pe nyine gusa neza nyine nashaka kuhindura nkasa nyine bihindutseho. Umugabo nawe ahita amubwira ati okay, nta kibazo, tugende rwose ndakugeza kuri salo nziza uri ya mbere mu Rwanda bagukoreho pe. Nibyatinze rero barahageze, nuko James abwira Mia ati rwose turahageze ngiyi salo nziza. Nuko Mia ava mu modoka ngo harimo kumusezera. James yari yamuhaye ikarita iriho nomero ya telefone ngo baze gusubira bakumburanye baze kuvugana. Nuko Mia yinjira muri salo yishimiye James ko bagiranye umunsi mwiza cyane, yamwibagije ibyo Derek umugabo we yari yamukoreye. Ahangaha Derek yari ari muri train ari kumwe n'umushuti we bakorana mu kazi muri gari ya moshi, bagendaga baganira. Iki kigabo kimubaza ati ariko se bimeze bite ko mbona utaje mu modoka yawe, se byagenze gute? Nuko Derek arimo akamubwira ati rwose uyu munsi ntabwo nabashije gukoresha imodoka kubera ko amafaranga nayahaye umugore wanjye ajye gukoresha umusatsi. Ikigabo kiraseka kiramubwira ati rega nanjye njya gutandukana n'umugore wanjye wa mbere yatangiye uko nguko, ansaba amafaranga yo gukoresha imisatsi ngo ngaho ngo mugurire ngo benzi ngo iyihe modoka sinzi amoko yazo murambabarira. Atariko twarinze dutandukana pe tuzize icyo ngicyo. Ahita amubwira ati ariko urabona ko ubu ngubu ndi umukire, ubu ngubu rwose ndi umukire, amafaranga ndayafite. Nuko Derek ahita amubaza ati se none kuki urimo gutega gari ya moshi, kandi uri umukire? Nuko aramubwira ati rega amafaranga yanjye ari muri investment nashoye mu mari, niyo mpamvu nega iyi train kugira ngo ngende ngira gute saving, bimeze nka saving. Hano rero baratwereka Mia yavuye muri salo ajya mu kamassage, arimo kwitotomba yivugishwa ngo umugabo wanjye ntabwo nyitaho, umugabo wanjye watandi wati. Uyu nawe akamubwira ati rega niko bimera, niko zubakwa, ihangane nibe nawe yayaguhaye, hariho nutakamba nayabone, none wowe yayaguhaye uracyamuvuga nabi, tuza. Aramubwira ati rero massage yawe irarangiye, mugire umunsi mwiza kandi muzagaruke, murakoze, bye bye.
ahangaha tugiye hano ni mu kazi rero, aho mu kazi barimo kuvuga Derek umugabo wa Mia, barimo kumuteraho sitora ati muzi n'ibindi, ati bimeze bite. Derek yatanze amafaranga yo gukoresha umusatsi, agiye gufata inguzanyo kubera gukoresha umusatsi w'umugore we, yanze gukoresha imodoka. Mbese Derek yabaye iki? Yabaye umuvugo mu kazi aho bakorera. Ntibyatinze rero Mia yaratashye ajya mu rugo. Aha rero murabibona Derek atashye ku kagare. Umugore ari mu nzu koko yashiririye, yarakaye bya. Nuko Derek araza ati hani umunsi wabaye munini pe, umunsi wabaye ugoranye kuri ofisi, uyu munsi rwose mana yanjye ntabwo bimeze neza, ese amafunguro ya nimugoroba yatunganyijwe? Umugore ati hehe ntabwo nabyizera rwose, nta soni. Umunsi wabaye, nanjye umunsi wanjye wabaye muremure pe, niriwe ndi bize umunsi wose, ntabwo nigeze mbona umwanya wo kujya guteka. Numbwire buri kimwe. Nuko Derek aramubwira ati ihanganishire wanjye rwose ihangane. Nuko Mia baramubwira ati nta nubwo witaye ku musatsi wanjye, ntabwo ugeze uwitaho rwose, ahubwo uraje umunsi wabaye muremure, genda muri firigo harimo sandwich, aba ariyo wiyahuza rwose. Ikigabo gitangira kunywa Yesu, nta nubwo nitaye ku musatsi we mana yanjye. Ku mugani koko ndi umugabo mubi pe, ntabwo ndi mwiza, ngomba kugerageza ukuntu naba umugabo mwiza. Nuko Derek abasanze Mia muri dushe, agiye nyine gusaba imbabazi guhendahenda. Nuko aratangira ati honey I'm really sorry, I don't pay attention. Ku kazi birukanye abantu babiri pe, niyo mpamvu nabuze ubwonko bwanjye, umunsi wa mbere muremure, ariko nyine icyo nshima Imana njye ntabwo banyirukanye, nta nubwo nizeye yuko bazanyirukana. Nuko nguko nuko Mia ahita amubwira ati nuko uba witeye ku kazi kawe, Imana ishimwe yuko batakwirukanye, ubushize wansezeranyije yuko tuzajya gutembera muri Bahama, is it ahantu bavuganye ko bazatemberera. Nuko Derek ahita amubwira ati ihangane mfite amafaranga makeya, atariko tugomba kujya nzafata loan muri banki, then mujyane gutembera rwose nkuko nabigusezeranyije. Mia aratangira Derek you listen to me, ugomba kunyumva, ntago tugomba guhagarika trip yacu twavuganye, ukora uko ubishaka, uhiga amafaranga uko uyashaka, njye byo rwose ntago byitayeho, ugomba kunjyana muri vacation twasezeranye. Mia yashiririye, Mia arikunda, n'umugore wikunda cyane. Baratwereka ka Derek kataye ubwonko, kataye umutwe, kagiye ku igare kaho bagiye, kagiye kugira gute. Baratwereka nyine hano ari kumwe na wa mushuti we bakorana mu kazi, bazubaye. Ikigabo kiracyamwirataho ati se ko mbona wambaye umwenda ejo wari wambaye ubushize, bimeze bite? Kino kigabo nyine kirimo kumbwira Derek ati yaje yambaye imyenda ejo yari yirirwanye. Nuko Derek ahita amubwira ati Mia yirirwanye akazi kenshi ntabwo yigeze amesa. Nuko Robert nyine uyu mushuti wahita aseka aravuga ati ko ruva mwageze ahamanuka da. Derek baramubwira ati ahubwo nkeneye kujya kuguza amafaranga muri banki, kuko Mia akeneye vacation, nari namusezeranyije ko tuzajya mu butembere, niyo mpamvu ngomba gushaka amafaranga nkajya kuyaguza. Nuko Robert aratangira ariko rwose Derek wasara ugiye kujya muri banki kuguza amafaranga yo kujya mu butembere wowe n'umugore wawe? Ati rwose mu mutwe wawe birimo kujagura rwose, ntago bimeze neza. Kujya muri Bahamas urumva ari byo bintu bya danger, imodoka yawe yaramenetse, yabaye block, nta nubwo ukeneye kujya kuyikoresha, ariko ndimo kumva ushishikajwe no gushaka amafaranga ngo yo kujya muri Bahamas. Mama nangaye ugiye guta ubwenge. Nuko aratangira amubwira ati Derek ugiye guta ubwenge rwose, nushaka utekereze kabiri. Derek nawe aramubwira ati uko byasa kose umugore wanjye ngomba kumushakira amafaranga yo kujya mu butembere. Basubiye hano nyine muri ya sale bakoreramo, baratangira baravuga ati Derek agiye kuguza amafaranga ngo yo gukoresha imisatsi y'umugore we, urarangiza ngo afate loan ngo yo kujya gutembereza ngo umugore we muri Bahamas. Hano baratwereka Derek ari kumwe na Claire, nako baratwereka
Mia ari kumwe na Claire umushuti we. Claire amuganiriza ati se mwabaye married wowe na Derek, ubundi wamuciye iki, mwabaniye iki, ko mbona nta kintu aba yitayeho, ko mbona atakwitaho. Nuko Mia aramubwira ati njyewe twabanye ambwira yuko ngafite akazi keza ngakora muri big company, ariko nyine ibintu agenda nkorera biratangaje pe, njye ntabwo nari mwizeye. Claire baramubwiye ati se waza ati iyo ushaka n'umushoga dad, ati njye wanyitaho nta kintu na kimwe njya muburana. Nuko Claire nako uyu mugore Mia abaramubwiye ati ubushize twakoresheje dushe, ati twashatse amafaranga nyine bizagenda bicamo kubera ko arimo kugenda nyine agerageza gukora ibishoboka kugira ngo ashimishe. Nk'ubu tugiye kuzajya gutembera muri Bahamas kandi ndabizi neza kazabinkorera. Baratwereka Derek agiye guhobagirira muri banki ashaka amafaranga. Ageze muri banki avuganye na manager ati hello sir, shaka kubikuza amafaranga kuko munguza amafaranga amadolari 25,000 rwose nzayabaha neza. Manager aramubwira ati reka checkinga muri system ndebe ko wemerewe kuguzwa amafaranga. Nuko rero nibwo basanzemo era ati nago bishoboka rwose, system yacu iraduhakaniye ko utagomba gufata loan. Derek biramucanga areba mu kirere nyina tubwonko, kandi ku itegeko yagombaga gushaka uko byagenda kose uko ajyana umugore we muri vacation. Nibyo rero Derek atumutwe nyine birarangira, abwira umugabo ko ashaka amafaranga yo kujyana umugore we muri Bahamas mu butembere. Manager arumirwa nyine aramubwira ati ntago twaguhereza indi loan, wafashe indi loan y'ibihumbi 13 ntago urayishyura, none ukeneye indi loan. Ati rwose ihangane. Ubwo Derek yahise yerekeza mu kazi kiwe, abwira boss ati boss rwose nyeneye loan, nyeneye rwose ko munguriza amafaranga. Ati nanga ukeneye 25,000 by'idolari, umushiki wanjye ararwaye. Yaramubeshye abeshya boss ati mushiki wararwaye. Boss waramubwira ati se kumbizi yuko mushiki wawe nta mushiki wawe ugira. Abaramubwira ati mushiki wanjye aba muri Florida, niyo mpamvu nyeneye amafaranga yo kumuvuza, ararwaye rwose ararembye, nimumfashe. Nibyatinze boss wese amubwira ati rero turagucaginga interest rate ingana n'8%. No kuvuga ngo ni inyungu izaza yiyongera ku mafaranga yari yaragujije bagiye kumuguriza. Derek atavuga ati kari menshi. Ati okay, urahitamo nyine urayafata cyangwa se ati sinya rwose hano. Arasinya barayamuhati ngaho usubira mu kazi. Derek abagize gute abonye loan. Nuko rero ageze mu kazi, mana yanjye we murececeke mwumve. Ageze mu kazi cya kigabo Robert kiratangira kiramubaza ati se wabonye loan? Of course nayibonye, kubera ko credit yanjye nyishyura neza rwose bagombaga kunguza. Ahita amubaza ati se kuri interest yangahe? Derek baramushubije ati rwose na 3% kubera ko nishyura neza banciye makeya. Nuko Robert aravuga okay, uri umunyamahirwe. Ndaka ka Derek kumiwe kataye umutwe. Umva nawe utaha ku kindi gice cy'umugore wikunda. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubona notification y'igice tugiye gushyiraho. Murakoze.